Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel ya Rwanda Movie. Dutangiye igice cyacu cya kane tubona wa mukobwa rwose yari yiviriye kuri wa musore, aragarutse aza kureba bagenzi we babiri. Urabona rwose bari kugenda bahoberana bigaragara yuko bishimanye. Bakomeza bamubaza wari uri he icyumweru cyose, wari uri hehe? Urabona rwose bari kumureba. Umukobwa nawe rwose urabona ko atabitayeho, yatangiye reka mbabwire uriya muhungu icyumweru cyose tumaranye nta nubwo yigeze ankoraho, nanjye byarantunguye. Ntago mbyumva, icyumweru cyose byagenze gute? Yambwiye yuko ankunda kandi nanjye natangiye kumukunda. Ubwo rero urukundo rwatangiye kuzamuka, niyo mpamvu rwose atigeze ankoraho. Umuhungu mukabana n'icyumweru cyose atagukozeho murara ku gitanda kimwe? Uratubeshya ntago bishoboka. Ndababeshya ngo bigende gute? Niko kuri. Uriya muhungu ntagasanzwe rwose. Arankunda kandi nanjye ndamukunda. Turabona rwose arakomeza ababwira uko byagenze, ari nako mbibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye mukomeza mubona amafilime asobanuye mu kinyarwanda ya buri munsi. Abona rwose abakobwa bakomeje kumwishimira, bagenda baseka. Uriya mukobwa rwose urabona ko abasumba mu bwiza, niyo mpamvu iyo bagiye ku muhanda ari ubona abakiriya abandi bakababura. Arakomeza ababwira ngo yaraje kubasuhuza, abe yaza gusubira kuri uriya muhungu rwose kuko ntago afite kuguma hano. Rero rwose yarahagurutse yikoza mu cyumba. Nabo basigaye bibaza byinshi kuri uyu mukobwa, bibaza ukuntu rwose akomeza kubatwara abakiriya bose. Urabona rwose batangiye kurakara bibaza ngo ukuntu yamaze icyumweru ku muhungu ataramukoraho n'umunsi n'umwe. Ntibabyumva neza. Ese wowe wamarana umukobwa icyumweru cyose utamukozeho? Turabona rwose umwe muri bagenzi be yakomeje kuvugira kuri telefone, yari ari kuvugana na sheri wiwe, kumubwira ngo nditeguye rwose, n'ubu ngubu nimba unshaka mbwira mitenza. Urabona rwose yamaze kuvugira kuri telefone, arangije ahita abanga njye rero ndagiye rwose, umukunzi wanjye ari kunshaka. Urumva rero ntago naguma hano rwose. Wa mukobwa yaragarutse, akigaruka urabona rwose yaramaze kuva kwitunganya ngo abe yasubira kuri wa muhungu. Batangiye bamubaza, none ko wambaye ukaba ufashe n'ibage ugiye he? Nsubiye kuri wa muhungu wanjye. Ariko abakobwa batangiye bamubwira ngo uyu munsi watse tukajya gutemberana tukaryoshya. Ariko yababwiye yuko bidashoboka rwose kuko agiye kuri uriya muhungu niwe bagiye kuba baganira. Dore ko yaranamukumbuye rwose, nawe yamaze gutwarwa. Yamaze gutwarwa rwose. Urabona rwose yakomeje kubahakanira ababwira ko bidashoboka. Ntago bishoboka rwose. Ngiye kureba umukunzi wanjye kuko
andutira byose, umukunzi wawe akurutira byose, none muri kugira ngo mbigenze gute? Namusezeranyije yuko natinda ngomba kugaruka vuba rwose, ni ukuri mumbabarire rwose, mbe nasubirayo ndaza kubareba ntimugire ikibazo. Ariko icyumweru cyose none uje n'umunsi umwe nturangije ngo usubiyeyo, ubu koko urumva ari byo? Tubabarire rwose, ntago tubyumva neza, ntago bishoboka. Icyumweru cyose none ngo uradusize? Urabona rwose abakobwa bakomeje kumuryoshya ngo abe yareka kugenda, ariko umukobwa yarabyanze rwose, ababwira ko araza kugaruka kubareba ntibagire ikibazo. Urabona rwose umukobwa yafashe isafari yongera kugenda rwose, basigara bamwibazaho ariko nta kindi bari gukora. Mbibutsa gukurikira igice cya 5 kiraza kubageraho mu kanya. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.